Igitondo cyiza mwese kuri le matin, le matin. Un bon matin à tout le monde, un bon matin à tout un chacun de nous qui nous suit de près ou de loin. Abadukurikira mwese muri bugufi cyangwa se muri kure, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu le matin. Nk'uko bisanzwe, ijambo ry'Imana ridufasha kurushaho gusabana n'Imana, kurushaho kumva ijwi ryayo buri gitondo. Uyu munsi nifuje ko twongera gusangira ijambo ry'Imana kuko Kristo aduhaye imbaraga zo kubikora. Kadushime. Mwami, turagushima cyane kuri umwami wacu kandi dukunda, tugushimira imbaraga zawe, tugushimira ko mu ntege nke zacu zose ukomeza kutwigisha kandi ukadufata ukuboko. Duciye bugufi muri iki gitondo kugira ngo ushyirwe hejuru, tubarire gukiranirwa kwacu kose kwagaragaye mu bugingo bwacu, mu mibiri yacu, mu bitekerezo byacu, mu mikorere yacu, mu mivugire yacu, mu mirebere yacu, mu migendere yacu, mu miryamire yacu, mu mihagurukire yacu. Data, aho twakiraniwe hose utugirire imbabazi. Umve gusenga kwacu, urengagize ibicumuro byacu, urebere kure ibyatunaniye kandi uduhe imbaraga zo gutsinda no guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwose bwa Satani. Ngwino natwe muri iki gitondo mu ijambo tugiye gusoma, tuhere ijambo ry'inkomezi kandi twigisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Igitondo cyiza none kuri mwese abadukunda mu kiganiro cyacu le matin. Tubahaye ikaze kandi tubabwira ngo Yesu Kristo ni muzima, Yesu ni umwami, Yesu ashobora byose. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice bya 49 umurongo wa 19, havuga ngo kuri Asheri 19, Gadi umutwe uzamutera ariko nawe azabatera abirukane, abakurikirire hafi, abakurikire hafi, abakurikirire hafi. Gadi umutwe uzamutera ariko nawe azabatera abirukane, abakurikirire hafi. Amagambo nifuza ko tuvuga muri iki gitondo ni amagambo ajyanye ndetse no gukomeza kurwanya intambara nziza, witeguye intsinzi ituruka kuri Kristo. Kurwanya intambara nziza ariko witeguye ko Kristo ari we uzakuneshereza, ari we uzakubera ingabo igukingira. Bavuga ngo Gadi yahawe message, avuga Gadi umutwe uzagutera, ntabwo uzaba udafite intambara, ntabwo uzaba udafite intambara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzarwana intambara ariko bavuga ngo urwane intambara nziza yo kunesha, urwane intambara nziza yo kunesha. Hari igihe umusirikare uri ku rugamba mukubita isasu rikamutobora rigahita, ariko bagenzi be bari kumwe bakomeza barwana. Ntabwo urugamba ruba rurangiye, ntabwo urugamba bivuze ngo warashwe urugamba rurarangiye, oya, uba wibeshya, urugamba ruba rugikomeza. Kereka iyo urashwe ugapfa, iyo urashwe ugapfa nibwo urugamba warwanaga twavuga ko ruba rugeze ku musozo, kubera ko ntabwo wongera kurwana. Excuse me. Ntabwo wongera kurwana, ahubwo urugamba rwawe ruba rurangiriye aho ngaho. Ariko twebwe turarasana, twebwe turasana nande, turasana n'umubiri, turasana n'isi, turasana ndetse na Satani. Hari ibyo imibiri irarikira tukifuza kubikora, kubigendera muri rimwe nayo tugashoboka twanabikoze, tugashoboka twavuze n'amagambo mabi, tugashoboka twatekereje nabi, tugashoboka ibintu byose twabizambije. Ibyo bibaho mu buzima bwacu hafi ya twese, cyangwa se reka nk'uko bivuga ngo twese, uko biza mu maforume atandukanye. Bamwe bafite imbaraga muri iki, undi akaba afite imbaraga muri iki, ariko uyu nguyu kimwe kikamutsinda, uyu nguyu kimwe nawe kikamutsinda. Nguko uko duhora turwana n'ibyaha buri munsi, biturutse mu irari ry'imibiri yacu n'ibiturutse mu rugamba Satani yadushoyeho, agira ngo arebe niba mu by'ukuri dushobora gukomeza turi mu byizerwa, agira ngo atugerageze. Isi nayo ifite pressure zayo, ifite ibintu twifuza bikazamuka muri twebwe tukararikira, tukifuza kugendana n'isi muri fashion zishyashya zije, tukifuza kugendana n'isi mu bigezweho bya buri munsi, tukifuza kugendana n'isi tukararikira kwifuza kwayo. Hanyuma muri uku kwifuza kwacu bigasa nkaho twirengagije ugushaka kw'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo atugire neza. Muri iki gitondo ndifuza ko twongera kwibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo turwane intambara nziza yo kunesha, turwane intambara nziza yo kwizera, turwane intambara nziza ituma turushaho guhangana n'isi, umubiri ndetse na Satani, tukagaragara twatsinze. Wenda dushobora kuzagira inkovu, tuzagira ibikomere n'ibindi byose bituma intambara turwana
isa nkaho ari intambara itarangira, cyangwa se intambara yadukomerekeje cyane yari ikomeye, ariko tudashize mu mwuka, tutanamuwe n'ibyaha, tutanamuwe n'ibibi tubona hafi yacu, nawe ngo twifuze kugendera muri byo no kuyoborwa nabyo, no kugenda dufite mu by'ukuri ibyiringiro by'uko Kristo ari we watuneshereje. Icyo nicyo nifuza ko tuganira uyu munsi. Gadi baramubwiye, cyangwa se ijambo ry'Imana ryamuje aramubwira ngo Gadi, wowe umutwe uzagutera, ariko nawe uzabatera ubirukana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Iyo turwana na Satani n'umubiri, ni ukuvuga ngo biri evident ko tutazicara gutya ngo tube turambaraye, tudamaraye, tudafite intambara. Ntabwo bishoboka ko dushobora kwicara tudafite intambara, kandi turi ku rugamba. Kandi niba turi ku rugamba, tugomba kumva nyine ko turi ku rugamba. Ntabwo turyama ngo dusinzire, kuko iyo Satani abonye dutangiye gusinzira nibwo anagama akantu, kugira ngo arebe niba twarahunekeye gutya ahita turasa, twice burundu, maze urugamba rurangirire aho ngaho, urugamba arusoreze aho ngaho, kubera ko Theo apfuye, kubera ko runaka apfuye, n'uriya apfuye. Aho njya nkubwire ngo twebwe ntabwo dufite gupfa kubera ko twishwe na Satani, ntabwo tuzicwa na Satani, ntabwo tuzicwa n'ibyaha, ko turabo yamenye kera, akaduha imbaraga zo guhangana n'isi, umubiri ndetse na Satani. Wanditse ijambo ry'Imana wavuze ngo wa mwanzi wanjye we unyishimira iki? Ningwa nzabyuka. Ntabwo nzakomeza ngo ndambarare, ntabwo nzakomeza ngo ndyame, ntabwo nzakomeza ngo nsinzire mu byaha naguyemo. Oya, nzabadatwa kuko umwami Kristo Yesu yamenye izina arambatura. Navuga ngo nanjye rero Satani nzarwana nawe, nzahangana nawe uko bizagenda kose, ntabwo uzangwisha ngo manuke njye kuzimu, njye kubana nawe, ntabwo bizabaho. Nzarwana nawe kandi nzakomeza ndwana intambara nziza yo kunesha. Umwami wacu Yesu Kristo akugire neza. Nawe ushobora kuba ari we Gadi ubwirwa uyu munsi mu gitondo. Qui est le Gadi que Dieu parle, est en train de parler avec lui dans ce moment. Kristo araganira nawe, wowe ufite ingamba cyangwa se urugamba rutandukanye urimo urwana. God is speaking to you. Uwiteka arimo aravugana nawe muri iki gitondo, avuga ngo yes, uzarwanwa, uzajya ku rugamba, kandi nibyo, c'est inévitable, it is unavoidable. Ntabwo ushobora kubikuraho urwo rugamba. Ariko Kristo akavuga ngo nzakurwanirira, nzaguha ubushobozi bwo kubirukana. Mu gifaransa bavuga de troupe tatakeho, ingabo nyinshi zizaza, umutwe w'ingabo uzaza ukwatake, uzaza ukurwanye. Ce n'est même pas un soldat, ntabwo ari umuntu umwe qui va t'attaquer, non, c'est une troupe, des troupes, une multitude de troupes. Abantu benshi baje bakurwanya, bahagurukira hano, ndahagurukira hari undi hirya hino. Avuga ariko Gadi, ne t'en fais pas, wigira ikibazo, don't worry, wigira ikibazo, Kristo ari kumwe nawe. Ne t'en fais pas, Kristo ari kumwe nawe. Ils t'attaqueront, c'est vrai, ils t'attaqueront, ils viendront pour t'attaquer. Bazaza kugira ngo bakwatake, bazaza kugira ngo bagushoreho urugamba rukomeye cyane rw'amagambo, rw'ibinyoma, n'ibiri ukuri, n'ubundi umuntu ubeshya ashyiramo n'akantu k'ukuri, kugira ngo aho kantu k'ukuri abantu ariko bareba, hanyuma bibagirwa ikinyoma kiri well packaged. Ikinyoma cyiza kiri well packaged, kuko gifite ibirungo byose biri around, kikaza kiri well packaged. Ibyo ngibyo Satani azabikora, ariko ngo tu vas les chasser de derrière. Bazaza bakurwanya, ariko uzabashaka, uzabakubita amabombe mu buryo bw'umwuka, kubwo gusenga, kubwo guca bugufi, kubwo gushikama kuri Kristo, wamenye ukemera kumugendana iminsi yose. Ils vont t'attaquer, mais tu vas les poursuivre de derrière. Uzabakurikirana inyuma, par derrière, ubarase mu izina rya Yesu Kristo, baguhunge, bagende bajye kure. Kristo ni umwami, Kristo ni mwiza, Kristo tumwikomezeho, duce bugufi, twange ibyaha, tubigendere kure. Data, udushoboze kutakugayisha mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu byo tureba n'aho tujya. Udushoboze duha imbaraga zo kunesha, kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe uko bikwiriye. Imana yacu itugirire neza. Urwaye intambara nziza yo kunesha rero, kandi ntugire ubwoba. Nibyo koko tu vas combattre un combat, ntazaho izaturuka, je ne sais pas là le combat va venir, d'où là le combat va venir. Ariko uko byagenda kose, Kristo va être avec toi dans ton combat. Dieu va faire des miracles avec toi. Dieu va
te faire convaincre la bataille, toutes les batailles que tu vas battre, si je peux le dire, ariko imana nawe uzayigumeho, uzakomeze uyikomezeho, ntuzigere na rimwe usubira inyuma ngo utere ubwoba n'ibitero bya satani. Rwaye intambara nziza yo kunesha, rwaye intambara nziza yo kwizera, ufite assurance yuko uzaterwa, ariko nuguma mu Mana ntabwo uzatsindwa. Umwami wacu Yesu Kristo akugirire neza. Ntugire ubwoba rero, ntugire ubwoba. Niba uri umukozi w'Imana wahamagawe, hari igihe bamwe nanone batangira gusobanura nabi ibyanditswe, bavuga ngo turi abana b'Imana, ntabwo turi abakozi b'Imana. Nta mwana udakora mu rugo, ntazagire ubabeshya. Umwana wese mu rugo akora umurimo yahamagariwe mu rugo, kubera ko mu rugo haba umurimo. Mu rugo ntabwo ari ahantu haba abanebwe, mu rugo haba imirimo itandukanye. Umwana wese umaze gukura agira uruhare mu iterambere ry'urugo, kugira ngo nawe azabashe kugira uruhare mu iterambere ryiwe ku giti cye. Ntabwo waba ari umwana udamaraye w'umunebwe uvuge ngo uri umwana ukundwa mu rugo. Umwana wese doit être appliqué mu rugo, mu ishuri, ahandi hose agenda agomba kugaragaza ishema ry'urugo avukamo. Umwami wacu Yesu Kristo rero atugire neza, abiteho, abanezeze, kandi abashoboze kurwana intambara nziza yo kunesha. Kristo agendane namwe. Mana, turagushimye cyane kuri umwami wacu kandi dukunda, ngo dushoboze kunesha iyo ntambara nziza no kugendana nawe duciye bugufi, kandi turabakwiringira. Ugendane natwe rero, tumare ubukene bwacu, kandi uduhe ubushobozi bwo kurwana intambara nziza yo kunesha kwanga icyaha n'igisa nacyo, no kuzibukira ibitagenda neza mu buzima bwacu, kugira ngo tubashe gusingira ubwiza bwawe. Unema natwe muri uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Ugire umunsi mwiza, kandi ushobora kumfasha kuvuga ubutumwa usangiza ino video abavandimwe bawe mu buryo bwose washobora. Tu peux m'aider à partager cette vidéo avec tes amis, ou bien sur ton statut WhatsApp, ou bien sur ton Facebook, ton compte Facebook, ou dans d'autres façons où tu peux le faire. Je te remercie beaucoup. Merci.